akamugeza mu Kirundo mu bitaro. Ubwo ngubwo twaragenda duhagarara ku nkombe, bagishuri ne bahereyeho baramutema bamurohamo, bagishuri yamanutse avuga ngo nimuhereze n'abana banjye baze. Ubwo ngubwo baraje umugore amagaze imbere gutya amaze kwica abagishuri. Ubwo nanjye nari mpagaze, umwana yagize ubwoba arambwira ati mpeka. Ese mwana ndaguheka muki? Nagize impuhwe ndamufata ndamuheka, yari mukuru afite imyaka 5 n'igice. Nafashe amaguru gutya nawe afata intoki azifatira hano. Ubwo ngubwo mumaze kumuheka nibwo uwo musore yanurutse inyuma ankubita umurano mu mutwe, akubita ubuhiri hano, akubita n'indi hano mu rutugu hano gutya. Ubwo munumva amaze kunkubita umuhoro n'ubuhiri ntago nongeye kugira umutima, bahise batunangurira mu mazi. Mbese ubwo imibereho yanjye ibaho babantuye mu mazi, sinongeye kugira umutima. Yakoze nabashimira sinzi Trasisi, yatubereye intwari, atubera papa w'abatutsi, yaradukije cyane. Ntabwo mbeshya n'uyu nguyu waturokoye aranatuvuza nako atagize. Ubwo atujyana mu bitaro i Burundi. Yatugejeje mu bitaro, ubwo yakomeje kongera gushaka ubundi buzima bw'abandi batashoboye gukomereka, ariko yabashakiye ibibatunga. Urupfu rw'umwana nawe ndumva nabikubwiye, nari muhetse gutya mfashe amaguru, noneho nawe afashe intoki gutya. Byumvikane ko imini bakubise harimo imisumari, shobore kuba baragira ngo bakuse n'igihanga cy'umwana. Ubwo baturohanyemo ntabwo sinzi. Nasanze umwana ari umwami, ufite umutima wera, umwami wakwagaga, ariko yashavuzwa. Bamaze kunyoza mu mutwe banjyanye kwa muganga boza ibisebe, nibwo nabashije kubabaza n'umwana wanjye. Ubwo narababajije ntese umwana wanjye ari hehe? Nashubijwe n'abaganga, nibo bambwiye ngo warafite umwana. Ngo none ngo nyine bamye bakuzana kuri ngo umeze nk'intumbi. Ubwo nyine yaciye agenda, bari abarundi bari kutuvura nyine. Ubwo ngubwo nta kindi nashoboye kuvuga kubera ko nahise numva aho umwana agiye aho ngaho. Rucikiriza bagucinka niga kumugera wa mpanda ruvugiza bendera mu gihumbi cy'umukinzi. Rurambika imyugi mu nzira rwanzi kurinda ati nditongo ry'imiyogoro ndaziragira nka dicura ndiruhungiriza zigemura mu ikinga. Mu burasirazuba bw'u Rwanda mu gihe cy'ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere n'iya kabiri hitwaga muri Perefegitura ya Kibungo. Mu Rwanda ushaka kumenya amateka y'umuryango we uburyo wishwe, biba ngombwa ko yegera abagize uruhare mu bwicanyi, cyane cyane ko ari bo baba bafite amakuru menshi kurusha warokotse Jenoside. Deo Mutayoba yavukanaga n'abana 29, akaba asigaye wenyine na murumuna we. Ubuhamya cyangwa se urupfu rwa benshi mu muryango we yabumenye ari uko ashyikiranye na Ngendahimana Simone wagize uruhare mu bwicanyi, ariko akaza gufungurwa kuko yakoze Jenoside afite imyaka 14. Nubwo amategeko avuga ko wakoze Jenoside ari mutoya arekurwa, mu kuganira na Simone ubona ibyo yakoze abivuga nk'uwogeza umupira. Nanjye nagendaga nari mfite umuhoro, nashakaga kumutema nkavuga ngo we kubera ko twasangiye inyama kandi twaryanaga akabisi n'agahiye nta kintu nagutwara. Nibwo namwambuye imyenda, maze kumwambura imyenda ndamubwira ngo shoka mu mazi, amaze gushoka mu mazi arigendera. Ubundi itegeko ryo gushuka umuntu ntago ribaho, umuntu we niwe yifatira imyanzuro kuri we. Ibyo bya mbere narabimushimiye no kuba
akiniza isaha akibimbwira ko yanshoreye akanyaka imyenda nkasigaye nambaye ubusa gutyo ibyo ndabimushimira ariko sinabimushimira ku rundi ruhande kuba yari afite umuhoro ko atanemye kuba ataranemye nabyo wenda ni ukubera ko ari nk'Imana iba itararekura umuntu ngo ibe yamukora ikiganza. Nubwo Simoni mu magambo akoresha avuga ko yarokoye Deo, nyuma yo kumujugunya mu Kagera yagiye kwica ahandi. maze kumucikisha agenda twahise tujyana barabidutoza, bamaze kubidutoza duhita twigira ahandi gukora ahandi. Nishe umuntu ariko ibintu byose abantu bose bakoraga ngenda beze kuko nanamutemye ahantu ho bita kwa Nyagasaza kuko nabandi bose ndahabashinzwe. Ugeze ku kiyaga cya Mugesera bakubwira yuko abatutsi barukumberi bashiriye muri icyo kiyaga. Mukankubito Alphonsine jenoside yabaye afite imyaka 12. Ku itariki 10 z'ukwa 4 1994 nibwo interahamwe zateye muri iyo nzu nuko bafata umuryango wa Alphonsine bamanukana ku kiyaga cya Mugesera. Ubwo twari tumanutse hano turabanza duhagarara aha ngaha, mama we yari imbere yanjye, musaza wanjye nawe yari ahagaza. Ubwo barangije bamaze kutubwira ko nta bwato buhari batari bubone ukuntu bari butwambutse, ubwo bafashe mama bamunyuza aha ngaha bamuta mu mazi nk'ahagera nka hariya, baramusunitse kubera ko yari anatwite afite inda nini nuko yari agihagatiye umwana kuko n'umwana nawe babatanyemo, ntago bigeze bamutema bamusunitse ngo n'ubundi ntari buvemo, baragenda bamuta nka hariya aho atari bushobore kuvamo kuko ntiyari no kubishobora. Ubwo mama bamaze kumuta mu mazi, ubwo yahise uwo umugabo waha haruguru wo ngo Samvura nyine yahise asunika uwo musaza wanjye, yamukubisa aha ngaha, yahise aryama hasi aha, arangije amutera icumu. Barangije icyo nibuka nuko icyo ngiye nari nkihagaze nkirindiriye nanjye uko biri bugende. Musaza wanjye bamwishe ndeba kuko yari n'umwana, yaranatakaga cyane avuga ngo mwambabariye. Ubwo agiye bamaze kumutura hasi agitaka cyane agisamba avuga mwambabariye, umugabo umwe yahise amukubita yamushinze umuhoro mu mugongo. Amaze kumushinga umuhoro mu mugongo nahise mbona byarangiye we mbireba. Bamaze kuntama hano mu mazi nge naratekereje, nari ndenze aho imirambo mama yari ari n'umwana wo mu rugo nabarebaga nkaha, nge ndi nk'inyuma yabo kuko babonaga bantemye nkiri muzima batangira kuntera amabuye. Nubwo nyuma yo kwirega abantu bakemera ibyaha bakagabanyirizwa ibihano cyangwa se bagafungurwa bikomeje mu Rwanda, usanga abenshi biyunga na leta kurusha uko bakwiyunze nabo bahemukiye. Urugero rufatika, Samvura umugabo wagize uruhare mu kwica umuryango wa Alphonsine, tujya kumusura nk'umuntu warekuwe akemera icyaha, yifungiranye mu nzu yanga kuganira na Alphonsine. U Rwanda nk'igihugu giherereye mu karere k'ibiyaga bigari, uhasanga ibiyaga byinshi kandi bitandukanye. Uvuye iburasirazuba mu biyaga nka Mugesera ugana amajyaruguru bisaba inzira ndende kandi ariko ugenda wambuka imigezi itandukanye. Ucyambuka uruzi rwa Nyabarongo uba utangiye aho bita Kivumu, uba uvuye muri prefectura ya Gitarama winjiye muri prefectura ya Kibuye nk'uko nyine kera mbere ya jenoside byitwaga. Mu mateka y'icwa ry'abatutsi nta mututsi wahungiraga mu rusengero ngo yicwe, ariko mu 1994 muri iyo paruwasi ya Nyange abatutsi bari bahungiye, ababashije kurenga izo bariyeri, ababashije kurenga uruzi rwa Nyabarongo bahungiye muri iyo paruwasi ya Nyange. Ariko Padiri Seromba ubwe yazanye imodoka zimwe nini zikora imihanda ahirikira kiliziya ku batutsi benshi bari barahungiye muri iyo paruwasi ya Nyange. N'ubu magingo ya niko hameze, nta tafari wabona ricyubatse kiliziya.
Mu 1994 mu ntara ya Kibuye ubwicanyi bwarenze kamere, hamaze kujyaho ingabo z'Ubufaransa zaje zivuga ko ari zone humanitaire. Abahutu b'abajenosideri babonye ingufu kuko ntabwo iyo zone yabayemo gukiza abatutsi, ahubwo abari basigaye barishwe biteye ubwoba. Nta kingabo z'Abafaransa zabashije gukora usibye guhagarikira abicanyi. Ngarutse ku ntego yanjye irebana n'abatutsi uburyo bishwe bajugunywa mu mazi, aho mureba ni urutare rwa Ndaba. Hakaba hariciwe abatutsi benshi cyane. Mu gukurikirana imigezi, ibiyaga ngana ku Kibuye, byabaye ngombwa ko menya amwe mu mateka y'urwo rutare rwa Ndaba mu iyicwa ry'abatutsi. Iyo babashyiraga hejuru harya hari baraba hari mu bitare, nta urya muhanda si wo wari uhari, noneho bakajugunya hasi babaziritse ibuye ku gikanu kugira ngo le poids de la pierre ibagereyo bapfuye ntihagire usigara. Bakaba bazi ko bakuziritse hano urutare, bakajugunya ku rutare rwa Ndaba ukamanuka ukajya mu kuzimu, ariko bakaba bari garanti ko ugerayo wapfuye. Abanyakibuye nta gihe batapfuye. Burya Kibuye yari yuzuye abatutsi bateye ubwoba. Abasesero n'abanyarutsiro bari abatutsi bakomeye cyane, barapfuye 59, 61, 63, 66, hanyuma biza gushyira na jenoside y'ejo bundi barapfa barashira. Ariko icyo gihe cyose nta gihe urutare rwa Ndaba rutabakiriye, kuko urutare rwa Ndaba urwobo rw'abayanga bashyizemo abantu batagira uko bangana. Uhagaze ku rutare rwa Ndaba ukareba ahirengereye, ubona ikiyaga kinini cyane. Icyo kiyaga ni ikiyaga cya Kivu. Iyo uganiriye n'aboze icyo kiyaga cya Kivu, wumva ari ibintu bitumvikana. Gusa abenshi mu bishwe, imirambo yabo yagiye iribwa n'amafi yo muri icyo kiyaga, kandi hashize igihe imirambo iri hejuru. Kwica abatutsi barohwa mu kiyaga cya Kivu ntabwo byananiye abicanyi, kuko nawe mu misozi ihanamye ntibyababuzaga kubamanura bajya kubaroha. Eric Rurangirwa yoze ikivu igihe kirekire, abona gucika abicanyi. Nagerageje uko nshoboye kose kubogana mbafashe bombi, ariko abo bicanyi bazana amato baradukurikirana mu mazi hagati. Mw'iryo joro nibwo mushiki wanjye nkurikira Edita yambwiye ngo lâche-moi mu Gifaransa, il ne faut pas qu'on meure ensemble, lâche-moi. Aranyishikuza, ndamurekura, njyewe ndakomeza ndoga, bahita bamutemagura ngaho mu mazi. Bigeze mu ijoro habonetse abahutu b'abagira neza, batanga amafaranga yabo, badushyira mu mato, turambuka tujya aho ngaho ku kirwa cy'Ijwi, ni muri Kongo y'ubu. Sogokuru wanjye ubyara mama na nyogokuru 91 nibwo babatwikiye mu nzu, barabatwika, bafata ibintu by'ibishyimbo byumye babibashyira hejuru, indi bashyira munsi y'igitanda barakongeza, barabatwika barashya, barakongoka. Nta kindi cyabayeho, baravuze ngo bishe agasaza n'agakecuru, birarangira. Ikiyaga cya Kivu cyaguyemo abantu benshi. Hari ikirwa cyitwa Wawa hafi aho ngaho y'Ijwi, bategeraga abantu bagerageje guhunga bakabica bakabajugunyamo. Aho ngaho nyine twe twarahakwebye cyane, ari naho twahuriye nabo barobyi. Bari bafite ikintu ibihiri biri mu misumari bitaga nta mpongano y'umwanzi, bakagira ibintu bita imishambyo. Imishambyo iyo ni specialite, wenda iyo nta mpongano y'umwanzi yo hose mu gihugu barayigira, ariko icyo kintu cyitwa umushambyo cyo ni specialite y'inahangaha muri Kinunu. Ni ikintu kiba gifite ibikwege by'ingobe, bakijomba umuntu, za ngobe bakurura kigakururana n'inyama. Mushiki wanjye nicyo kimbabaza, ubundi yari akarema agendera kuri bekiye. Umuntu umwe yarambwiye ngo bukeye bwaho yabonye bekiye ye. Ese we ntawe wabonye? Ntawe nabonye. None se bekiye n'ubu ngubu ni ikibazo mfitanye nawe. Bekiye ko nyishaka ngo imbere urwibutso. Yarambwiye ngo yatinye kuyifata kugira ngo atazamubaza aho yayikuye. Muri make nta rengero rya mushiki wanjye nzi,
icy'urwibutso cye nari mfite ya Riyobekiye nayo ndacyayikurikirana kugeza ubu sindayibona. Igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane jenoside igeze hagati, televiziyo na radiyo mpuzamahanga zimaze gutangira kuvuga ku iyicwa ry'abatutsi mu Rwanda. Abahutu bateguye bakanashyira jenoside mu bikorwa, byabateye impungenge batangira gushaka uburyo bahisha imirambo. Imirambo yose yari mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo yatangiye kujugunywa mu ruzi rwa Nyabarongo. Uvuye mu mujyi wa Kigali ugana mu ntara ya Gitarama wambuka uruzi rwa Nyabarongo. Mu rugabano rw'umujyi wa Kigali n'intara ya Gitarama hari ikiraro. Icyo kiraro cyari kiriho bariyeri yakaga ibyangombwa abageragezaga guhunga bahungira mu ntara ya Gitarama. Abatutsi benshi biciwe kuri iyo bariyeri, imirambo yabo ijugunywa mu ruzi rwa Nyabarongo. Irunda ya Gitarama kwica abatutsi ubaroha byakozwe na benshi, ariko uvugwa cyane muri ba ruharwa ni uwitwa Bizimana Jean de Dieu bakunda kwita Nduruma. Uyu Bizimana Jean de Dieu yanyibwiriye ko yarashinzwe imodoka 8 buri minota 30 zarohaga abatutsi mu ruzi rwa Nyabarongo. Akaba yararoshye umubare w'abantu benshi nawe ubwe atibuka. Ariko ikibabaje, afatanyije na bagenzi be bari barubatse inzu hafi y'uruzi aho basambanyirizaga abagore n'abakobwa ari benshi kandi babasimburanywaho. Umuntu yabaho kuba amaraso bamushwanyaguje igitsina bakabona kumuroha. Ikindi mu buhamya yatanze yirega akemera ibyo yakoreye abatutsi, yahagurukije nyina umubyara mu rukiko amusaba nawe kuvuga ibyo yari azi byose kuko ari we wabatekeraga bamaze kwica. Nduruma Bizimana Jean de Dieu kubera ko yireze akemera ibyaha byose yakoze, ubu ngubu ni umuturage wa Runda. Twabagejeje hano hirya, ahangaha ntabwo ari we twari dufite, ni hano hirya ku nsina. Noneho Liyetona Rambagira akajya afata umugore umwe akamurasa mu gutwi na pisitoli. Ngewe kubera ko nabaga Bishenyi ariko mu rugo akaba ari ahangaha, kandi ngewe nkaba nari nzi icyo ndimo gukorera nubwo ntanakibonye, baramwanga ngo bazanyigisha kwandika no gusoma, noneho nzabe n'isipoti ya burugumesitiri. Bivuga ngo abo twafatiraga kuri bariyeri hari abari bashinzwe gukingirana, hari abari bashinzwe kuvuga ngo basaba ibyangombwa bazi gusoma kuri bariyeri. Harimo Korode waye kwa Yesuwa, harimo Kanyoni, hariho Sengabo Fabiane we yarakingiranaga mu nzu, noneho akaza nimugoroba imodoka yaza akabapakira bazana no kuri Nyabarongo. Ubundi hari imodoka zishinzwe ubwicanyi gutunda abatutsi gusa, timujye kujugunya muri Nyabarongo. Bamwe mu batutsi birunda baroshywe na Bizimana Jean de Dieu afatanyije na bagenzi be mu ruzi rwa Nyabarongo ni umukecuru Maria Mukeshimana. Jenoside yabaye afite imyaka 56. Nyuma yo kubasaba imbabazi ngo bamwice kuko ari umukecuru ahubwo ntibamwicire abana, bahise bamukubita bamuta mu ruzi rwa Nyabarongo. Yari kumwe na Mukantware Melania nawe barushye ahetse umwana we w'abucura w'umwaka umwe. Abo babyeyi bombi abana babo bashiriye mu ruzi rwa Nyabarongo. Ubwo badukuye iwacu haruguru hariya n'imiryango yanjye yose twaje turi 27. Tugeze aha twari dufite, ariko muri abo bantu tw'abakuru twari bakeya, abandi bari abana b'imyaka 3, 4, 5 se. Batugeze ahangaha, ubwo jewe twageze aho umukecuru wanjye mama wacu aravuga ati mureke mvuga ishapuri. Asoma ishapure mu gihe agejeje hagati bati nimugire vuba. Ubwo arasimbuka ajyamo, hakurikiraho murumuna we, nanjye nkurikiraho n'akana, abandi uwari uhetse umwana nawe agwira amaha. Ubwo baramanuka, noneho abasigaye bacumuka ngo ntimurenge aha. Babasubiza uko babishe ntitukuzi, tumanuka ubwo tugenda turi muri Nyabarongo. Nakukiye hakurya kuri wa musozi nko mu masaa 10, basubijemo bambuye amaboko inyuma gutyo.
nsubiramo nkukira hakurya iriya bagiye kunsubizamo ubwo nikuyemo imigozi aho mbiriyemo nikuraho imigozi y'inyuma njya mu ntumbi zari baraciye amajosi gutya baraciye ibi baciye amaguru nziryamamo kugeza igihe bwirira nkajya mu bisheke hariya ibisheke nabimazemo icyumweru navuyemo kuwa gatandatu nzamuka hariya mu nterahamwe zinkubita ibibatira by'imihoro ngera i Nyamirambo namanutse i Nyamirambo njya kuri bariyeri nyinshi cyane nuko ngira Imana njya ku mwisilamu wari uhari bashyize mu nzu ubwo baramunika kugeza igihe inkotanyi zifatiye igihugu ubwo inkotanyi zagifashe ndi i Nyamirambo nibwo naharokokeye ibyanjye ni birebire abana barashize nsingira n'uwo gutakwikara na musaza wanjye baramwishe n'abana be na mama n'ababyeyi banjye uko bari 5 babishe bose kandi batiterura batikurana mama yari yaravunitse itako rihagarara gutya muri iyo ntambara nkajya nterura ngakanda nkongera ngatera n'igihimba cya ruguru nkwicaza ariko byose baramuntesheje bamushyira mu musarane ejo bundi namukuyemo ari akantu bashyize mu mufuka w'agashitingi ntazambabarire bazantumyeho nzajyayo kujya kubahambisha abo bantu banjye rwose ndabashaka twajyanye muri Nyabarongo ndabasiga ndagaruka nza kuruhira inaha nkaba nifuza kuzajyayo ubwo jenoside itangira twarahunze duhungira mu mashuri ya primaire yo ku Ruyenzi ubwo twari benshi cyane twahageze turi ababyeyi hari n'abagabo n'abana b'abasore benshi abagabo babadukuyemo barabanza barabica babata mu misarane hari abataye mu misarane ari bazima hari abana b'abakobwa bagiye bafata bakabohoza ab'imfu zabo sinazibabwira sinzizi ubwo twebwe baradufashe batujonjoramwe abagabo twari turi kumwe n'umugabo witwa Rwibasirana haguma babajyana mu musarane wa Kiliziya hari ku Ruyenzi barabatemagura bavuyeyo nibwo batuvuze bati nimujye kubaza urupfa abantu bagomba gupfa ko baratumanuye aka gasozi kose batumanuye muri ibi bihuru baratumanura baturohera ahangaha ubwo nawe mfite abana 6 hari abana benshi cyane twari turi kumwe ababyeyi bari bafite abana hafi ya bose twari dufite abana bose bashiriye muri uyu mujyi muri iki kintu mureba ubwo rero njye nabashije kurwana narwo nari impetse umwana wa mutoya w'amezi 6 umwana nagumije kumuheka ari intumbi ubwo umubyeyi twari tubangikanye umuturanyi wacu witwaga Ansira kwa Buhangwa niwe wabashije koga yarazi koga ngenda ku ruhande wa mwana aramujishura arambwira ati yapfuye nagumije kugendana na ya ntumbi ko ncubamye mu mazi muri iki kintu mureba nacubama hasi ngasanga ndi kumwe na wa mwana natumburuka ngasanga ndi kumwe na wa mwana ndasenga navuga ni Imana niba ubona ubuzima bwacu butari burokorwe nawe ureke ntandukane n'intumbi umwana nageze aho mufata akaguru yanze kumvaho ngendana nawe kugeza ubwo Imana ngiriye amahirwe mbone mu nkuye iruhande ubwo nagumije kurwana n'uru ruzi nageze muri Kigobe cy'Epfiriya mbasha kuruvamo naruvuyemo kubera ko twageze hano haruguru aho mwaparitse ziriya modoka bavuza amafirimba hano hakurya imwenda baramanuka bakikiza iki cyo hakurya ubwo abena ahangaha batuzanye nabo twari dusanze bashoreye imodoka bafaze kuroha abantu mu ruzi baragarutse babandi bari bamaze kuroha abantu baradukikiza igikombe cyo hakuno nabo bakigendaho nta muntu wabasha gukuka ngo abone aho ajya ubwo nagumije kurwana na rwaruzi ngiye kubona mbona mvuyemo mbona abantu baraje bafite ingiga z'ibisheke bansubizamo bazintera banengiga 5 z'ibisheke ubwo namaze gusubiramo ndabwiye musaba Imana imbabazi kuko ibyo mukora mutabizi uruzi ruranjyana ngumya kugendana narwo baturoshya ari saa 3 n'igicurebye ubwo uruzi narwiriwemo umunsi wose sinasubiye kurukuka
kugeza ubwo igicuku kiniha ndurimo Imana yaje gukinga ukuboko kwayo urebye nko masaa 9 z'ijoro nibwo rwanjugunye umusozi naranyoye ndayahaga kugeza ubwo noneho nsigaye numva amazi ari mu guca mu myanya y'umubiri wose nkajya mera nk'ingiganga ubwo naje kuruvamo Imana inkorera ibitangaza narwicaye hejuru umwanya munini kuko nari narwanaza ahantu hari igiti cyagabye amashami noneho narwicayemo bigeze aho mvamo njya ku rukombe Uwiteka ngirira imbabazi numva nshatse kwituma nagiye ku rukombe hageze rwa ruzi rwose nararusutse Imana iranyuka pe nsigara numva mpungabana ariko ubwo nyiri mu mazi hari abapfu bari barishe kera bari barimo baratonyotse inyama zabo zavagamo nkazimira yajya kundengaje namukubita akaboko ubwo inyama y'inkaba ndayimisa bese muri make urupfu twapfiriye muri aya mazi ni rurerure kubivuga kereka bifashe umwanya munini cyane ubwo Imana yaje gukingura rero mbona inzira ncamo ndagenda ngibutamwa mbona umuntu nyakira mbaho ngumya kurorongotana nca hirya no hino kubw'amahirwe mbona inkotanyi zifashe igihugu mbona mbayeho nuko nabayeho mbese. Tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2007 uwitwa Sebarindwi Vedaste yarafunguwe. Uwo mugabo akaba yarafatanyije na Bizimana Jean Dodier mu kwica no kuroha abatutsi ba Runda. Sebarindwi Vedaste inzu basambanyirizagamo abakobwa yubatse mu isambu ye, akaba yaragize uruhare no kuroha Maria Mukeshimana na Melania Mukantwari. Nitwe Sebarindwi Vedaste abandi wo muri aka kagari ka Runda muri makeya abantu runaka n'abanzinishe ni babiri. Ubwo abonzinishe hari abo nahawe n'uwitwa Mbaraga Joseph ariwe bahimba Buduwe. Ubu ndumva naramwicanye n'uwitwa Habyarimana Siriyake wo kwa Silivande. Undi uruhare nagize kumwica n'undi sinzi aho bari bamukuye harimo Bizimana Jean Dodier ari nawe ari umufite baza kunsanga mvuye hano kwahirira inka duhurira hano hiryo bamufite ariko umugore n'abana be babamanukanye we Bizimana Jean Dodier akayari amufite amuteruye kuntu yaje kumwinyishura agaca imigozi bakazingitirana bakarwana. Ubwo Bizimana yarambwiye ati turi ubwo bwatsi hasi wikwirwa uzamuka uzumumfashe kuko aramutse ncitse nawe byakugiraho ingaruka ntabwo waba uri bukikiriza ubwo bwatsi iyo nkushe uvuye kwahirira. Ubwo naragenda mu mwiciro ndamutema ubwo nikoreye ubwatsi bwanjye baramutera bamujyana mu ruzi nk'uko n'undi bari babazanye bafitiye imigambi y'ububisha nanjye ariyo ndimwo y'ububisha mbese imigambi yacu twari dufite mibi. Naganiriye nawe mu kwezi kwa kane umwaka w'2007 ariko mu kwezi kwa karindwi umwaka w'2007 Sebarindwi Vedaste nyuma yo kwirega akemera ibyaha akabyakira n'imbabazi urukiko rwasanze yarabeshye nuko rurongera ruramufunga. Uyu mukese warushywe abantu benshi kubwangereranyije haba haragiyemo nka za 70 nko mu ruhare wende naba naragiye mbona kandi naragendaga wenda mba ndimo. Uwo mudamu naramutemye bambe uwo mugabo we naramutemye. Uwo mugabo namutemye mu gikano yahise apfa. Cyenibuka nuko nari nzi ko yari umutayeri Bishenyi. Uwo mudamu we twageze kuruza arambwira ati cyo munkorera munduhere mwabana nimubasige kuri iyi si jewe nakiriwe n'ubwame bw'ijuru ntabwo mfite kwiyahura ntabwo ndi umuntu wiyahuye uzajya kuzimu tinje ndijyana mu ruzi atari ubwo bana bagenda nimubasige. Ubwo icyo twakoze uwo mugore yijyanye mu ruzi nabamuroshyemo. Mu gihe nakoraga ubushakashatsi mu mwaka w'2006 nanyarukiye muri gereza nkuru ya Kigali
mfite icyifuzo cyo kubonana n'abagize uruhare mu kuroha abatutsi hirya no hino mu Rwanda. Nabashe kubona umubare mwinshi w'abagororwa bagera kuri 79. Abenshi biganjemo n'abakomoka i Butamwa na Bugesera. Aho muri Butamwa ni hamwe mu bice bikikije uruzi rwa Nyabarongo, hakaba hegereye umujyi wa Kigali. Butamwa kwica abatutsi ubaroha bikaba byarabaye intwaro kuko bari bahatuye ari benshi, batunzwe no guhinga mu gishanga cya Nyabarongo. Muri gereza nkuru ya Kigali nahahuriye na Omar Majyambere. Omar Majyambere wari umaze igihe yarireze akemera icyaha akaka n'imbabazi, nasanze yitegura gutaha. Anyemerera ko igihe nzamushakira cyose azama ubuhamya bw'ibyo yireze kandi akabisabira imbabazi. Ansezeranya kandi ko azanyereka umukobwa witwa Mukawera Omar yaroshye mu ruzi rwa Nyabarongo hamwe na bagenzi be nyuma yo kwica abagize umuryango wa Mukawera barenga 8. Numvise bitangaje cyane cyane ko benshi mu bo twahuye bireze bakemera icyaha, wasangaga babeshya. Amatsiko nari mfite nayo kubona Omar Majyambere ahagararanye na Mukawera. Ntago byoroshye kubyumva kubona umuntu yarakwiciye umuryango, mugahagarara mukaganira kandi mugahuza nta wishisha undi. Turi kumwe na Mukawera, Omar yatugiye imbere ku igare rye ajya kutwereka aho yaroheye Mukawera n'umuryango we, nuko turahaganirira. Nitwa Majyambere Omar, nkaba naravukiye inahangaha i Burema, nkaba mfite imyaka 43. Nakoze ibyaha bibiri bitandukanye. Icyaha cya mbere najyanye n'abantu, tujyana abantu tubaroha mu ruzi rwa Nyabarongo. Ahandi nakoze ubufatanyacyaha, nabaye kuri bariyeri yaguyeho abantu benshi cyane ntanamenya n'umubare. Iyo bariyeri yari iri ahantu mu cyahoze ari komini Kanombe ubu ni Kicukiro, ahantu mu kagari ka Ntunga. Abantu twaroshye muri Nyabarongo bari abantu 9, haza gupfa abantu 8, haza kurokokamo umuntu umwe witwa Mukawera Beatrice. Aho ngaho mu ruzi ni nabwo bwa mbere nari mpageze njyewe, wasangaga harangwa n'imirambo myinshi yatembagamo ituruka iriya ruguru za Gitarama. Mbese uruzi rwari rwuzuye imirambo y'abantu cyane. Uwo munsi bitewe n'uko aribwo nageze kuri Nyabarongo, ariko nk'umwanya twahamaze hari hanyuzemo nk'imirambo irenga nka 600, kuko yazaga ishoreranya ari myinshi ku bwinshi. Ubundi twamaze kubarohamo twese turikubura turataha. Bigaragare ko amazi yamutembanye wenda nko muri metero nka 300. Mbese ubwo amukuye aho twari turi, uruzi ruza kumwegeka iruhande avamo. Naho ubundi iyo avamo tugihari, ndumva hari kuba ibindi ngewe ntatekereza, ntabwo twari kubyemera. Nyuma yo kwirega no kwemera icyaha, namubajije ingaruka yaba yaragize ku birebana n'ibyaha yakoze. Ariko noneho indi shusho ikunda nk'umuntu ndetse anaryama yasinzira akayirota, ni nko kuba nkaho kuri bariyeri. Ho ntabwo barohaga mu ruzi, ni ugutema, ni ugukubita ubuhiri. Nk'ubwo rero hari igihe nanaryama nkarota ibintu nk'ibyo, nkabona umuntu bamutema, ubwo nkakanguka sinongere no gusinzira. Ibyo byo bibamo mu buzima bw'umuntu. Omar yambwiye yuko Mukawera atuye mu Bugesera, nuko njya kumusura mu Bugesera.
anyemerera ko azaza tugasubira iwabo kuganira na Omari. Omari niwe usigaye ku masambu ya Mukawera. Mukawera yaje guhinga mu matongo y'iwabo, yambuka uruzi rwa Nyabarongo, yagera iwabo i Butamwa akakirwa na Omari we usigaye acunga kandi akorera amasambu y'iwabo wa Mukawera. Twumva ubuhamya bwa Omari aho ngaho ku ruzi aho yaroheye Mukawera n'umuryango we. Mukawera yaricaye ateze amatwi, nyuma nawe yifuza kugira icyo abivugaho. icyo gihe ndi mu mazi hari ahantu habi cyane, amazi yasaga nabi avanze n'amaraso, ari icyondo, wuburuka ugakubitana n'umuntu wapfuye, umukubitana imitwe ubona aboshye, ubona acomye ibiti, mbese ni ukuvuga ngo hari ahantu habi cyane. Mukawera mu kuva muri Nyabarongo yakomeje arahunga, yahunganye n'abicanyi kugeza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho yahagiriye ubuzima butoroshye. Ku bw'amahirwe umugore wa Omari akaba yaramugiye inama yo kugaruka mu Rwanda kuko aho mu nkambi bashakaga kumwica. Akimara kumbwira ibyo ngibyo, namubajije imibanire ye ya nyuma ya Jenoside n'umuryango wa Omari. Turavugana ndetse tukanaramukanya nta kibazo, ubwo niyo ngiye ku isambu kuko inzu yiwe ni hari yonyine hafi ye yo ku itongo, niho nsaba amazi yo kunywa, nta kundi nabigenda. Urabona ahantu dutuye ni kure, kwambukayo nitwaje amazi byantwara imvune nini, niho nsaba amazi, niho nkaraba, hanyuma nkongera nkasubira mu rugo aho nashakiye. Kuzenguruka u Rwanda rwose nanyuze mu nzira zitandukanye, numvise ibitandukanye, byose bimbera nk'iy'ubusamo. Mugesera Lewo ati abatutsi bagomba kwicwa bakanyuzwa muri Nyabarongo bagasubizwa muri Ethiopia. Abandi banyarwanda n'abanyamahanga bati nta jenoside yabayeho. Ibyo nabitekerejeho numva hari igisigaye. Numvise icyambere cyamara amatsiko kandi kikemeza iyicwa ry'abatutsi barohwa mu migezi, inzuzi n'ibiyaga by'u Rwanda. Hari hasigaye gusura gereza nkuru ya Kigali. Mu Rwanda muri rusange havugwa icyaha cya jenoside, ariko ibyaha byakozwe muri jenoside biratandukanye. Akaba ariyo mpamvu natekereje ko muri gereza ya Kigali haba hari abagororwa bireze bakemera icyaha cyo kuroha. Nahisemo kuganira na bakeya mu baregwa icyaha cyo kuroha abatutsi mu ruzi rwa Nyabarongo, bahoze batuye muri komine ya Butamwa mu mirenge ya Burema, Nyarubande na Mwendo. Yitwa Twagira Kigeli Teresifori, nkaba naravutse mu mwaka w'1961. Gitumye mfungirwa ahangaha ni icyaha cy'umuntu twavanye mu rugo rw'umuturanyi wacu yabaraje hahungiye, noneho ubwo turagenda tumuta mu ruzi rwa Nyabarongo. Ibyo ukaba narabyireze nkabisabira imbabazi haba ku leta y'ubumwe ndetse no ku banyarwanda bose, nkaba nabanje no kubisabira Imana yo mu ijuru imbabazi. Ariko icyo gihe tujyayo wabonaga abantu bagenda bamanuka muri Nyabarongo, ariko aho baturuka ntabwo twabaga tubahazi neza.